ijambo ryo kubwira umuntu ngo ntugatake, ntukaganyire abantu, ntukagire uwo ubwira ibibazo byawe, ni igisubizo kitari icy'ibihe byose. Hari igihe biba ngombwa yuko igihe aricyo kikwereka ibyo ugiye gukora mu gihe ugezemo. Turerekana uburyo hari igihe biba ngombwa kuvuga, bikaba ari ngombwa kuvuga, kabone naho waba ubishaka utabishaka. Nanone igihe gishobora gutuma uceceka, kabone naho wari wifuza kuvuga. Yes, nguhaye ikaze mu kiganiro nanone urukiko nyarwo. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tugarutse mu biganiro byacu, tukaba tugiye kuganira uyu munsi kuri video imaze iminsi itambuka ku mbuga nkoranyambaga. Iyi video ntoya yaje guca ku ma stati y'abantu batandukanye kuri WhatsApp, ariko biba ngombwa ko twumva ko dushobora kuyizana aha mu kiganiro cyacu kugira ngo dusuzume iby'iyi video. Reka ndagira ngo mbanze nyibasubiriremo mu magambo uko yavuzwe, kugira ngo muze kumva ayo magambo, nyuma tuze kubona uburyo tuyasesengura. Yavuze amagambo agira ati: reka nguhereze password yagufasha gusohoka mu kibazo. Ntuzigere wongera gutakira umuntu, kuko uwo watakiye mu gitondo niwe ugukomeretsa. Ujye ufukama utakira Imana, kuko yo ntabwo izaguteza abantu. Umuntu uramutakira akaguteza abantu, ariko Imana iyo uyiganyiye yo ikwamuraho abantu. Iyo video uko niko iteye. Icyo navuga ari kimwe, nuko umwanzuro ntabwo ari uwo kubwira abantu ngo muceceke ntimukavuga ibyo bintu. Iyo mvugo irema amacakubiri. Ni za mvugo zo kuvuga ngo ngo abantu ngo si beza, ngo guhisha muntu ingari zakwiba, ngo aba bose ngo ni bamwe. Ibyo byose ngo ukwiye kwimenya, n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo migani igendeye kuri ibi ngibi. Niba rero wowe ku giti cyawe hari uwagukoromekeje, ntibivuze ko n'undi muntu wese ariko byagenze. Iyi video rero cyangwa se aya magambo, reka tubikure mu mvugo ya video tubishyire muri aya magambo twumvise. Twayigabyemo ibice bine mu kwisesengura. Igice cya mbere turaza gusobanura password ni iki. Ntabwo ngiye kuvuga ko tugiye kuvuga wenda ngo tuyisobanure ngo ni ururimi rw'icyongereza tugiye kwishyira mu kinyarwanda, ahubwo birazwi neza ntawe utazi password. Tugiye kuyita ko ari urufunguzo. Urufunguzo mwese muzi agaciro k'urufunguzo. Aha rero nibwo tugiye kuza gusesengura mu kanya agaciro k'urufunguzo. Agace ka kabiri turi buze gusobanura agaciro gake ugereranije n'igisubizo cyitezwe muri uru rufunguzo. Turaza kubyumva neza, turaza kubisobanukirwa. Ikindi cya gatatu turaza kwerekana uburyo ijambo ryasubijwe ngo ntukongere kuvuga, ntukongere gutakira umuntu, ntukagire undi muntu uganyira. Turaza kwerekana ko atari igisubizo cy'ibihe byose. Mumbabarire ibintu turaza kubisobanukirwa. Icya kane, tutaraje ku cya kane, aka kantu kari buze kugira utuntu tubiri. Akambere turerekana uburyo hari igihe biba ngombwa kuvuga, bikaba ari ngombwa kuvuga, kabone naho waba ubishaka utabishaka. Igihe kigatuma uvuga, kigatuma utaka, kigatuma uganyira umuntu, kabone naho utari ubishaka. Munyumve neza. Agace kako ka kabiri karavuga ngo
nanone igihe gishobora gutuma uceceka, kabone naho wari wifuza kuvuga, icyo gihe kikagutegeka guceceka, wabishaka utabishaka. Byumvikane ko ntabwo ari ngombwa ko wibutswa guceceka, ntari ngombwa ko wibutswa kuvuga, gutaka, ahubwo hari igihe biba ngombwa igihe kikabigutegeka. Icya kane ariko ari cyo tugeraho, mu ijambo yakoresheje avuga ngo ujye upfukama usenga Imana cyangwa se uganyira Imana, kuko yo ntabwo izaguteza abantu. Aka gace nako turaza kugasobanuraho. Hari igihe biba ngombwa ko usenga Imana ukayihamagara ukayiganyira, ariko byanga bikunda ibisubizo n'ubundi ukisanga ibisubizo iguhaye inabinyujije ku bantu. Ibyo bintu bibaho. Agace kako ka kabiri kakavuga ngo hari igihe n'ubundi biba ngombwa ko ubanza kuganya ugasaba umuntu muri bya bisubizo ari buze kuguha, ukaza gushima Imana nyuma. Sinzi niba ibyo bintu twabyumva neza, ariko turaza kubisobanukirwa. Gusa rero ndibuze gusesengura aya magambo nkurikije uko yagiye ayavuga. Icyo nagusaba ni ukugira ngo ukurikire ikiganiro cyacu kugira ngo uze gusobanukirwa. Niwumva ikiganiro cyacu kikunyuze, ugisharinga mugenzi wawe kugira ngo nawe iyo nyigisho niba yakugira akamaro igihe kimuhinduraho. Kandi ikintu nasaba nkawe ushobora kuba ugeze kuri YouTube channel yacu aka kanya ari bwa mbere, ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Nyaboneka rero ibyo wumvise watwunganira ubyandike muri comment, kandi niba wumva byagufashije nabyo byandike. Niba ukeneye no kudutera courage ubikore. Ngiye mugiye kubana nitwa Alphonse Habimana, yakurinze ariko. Okay, reka dutangire ikiganiro cyacu. Nkuko nabivuze rero, uyu ni wa mwanya kugira ngo dusesengure ijambo kurindi dukurikije uko ibintu twabiteguye, uko ibintu twabipanze. Ahangaha tugiye gutangira dusobanura ikiganiro ku ngingo ya mbere. Twatangiye tuvuga uburyo bwo gusobanura password icyo ari cyo. Password ahangaha twayigiranye n'urufunguzo, ariko tuzi buze gukoreshamo ibintu bibiri. Agace kamwe turakoresha password nk'urufunguzo, akandi gace turi buze gukoresha password nk'inuza nk'igisubizo. Ibi biri buze kuduha umwanya wo kugenda dusobanukirwa mu buryo bwiza. Hariya password mu kuyita urufunguzo tuzi ko rukora ibintu byinshi. Urugero, umuntu ashobora kuguha urufunguzo ku bantu bakundana, akaguha urufunguzo rw'imodoka. Umuntu ashobora kuguha urufunguzo rw'inzu, akaba ati iyi nzu ndayikweguriye. Umuntu ashobora kuguha urufunguzo rw'ibiro, wari aho ngaho ukora bisanzwe, ariko none akubwiye ati uyu muryango wa biro ndawukweguriye, uyu munsi mu kazi wakoraga neza, muri kampani wakoraga neza, akira urufunguzo rw'ahandi hantu hatandukanye naho wafunguraga. Birashoboka. Hariya duhite tuvuga tuti none umuntu araje akubwira ati ngiye gukora surprise. Ubu tuvugana, reka ngiye kuguha urufunguzo, none ngiye kukurangira icyagukura aho wari uri kigushyira ahandi hantu. Noneho wa muntu yarangiza akakubwira ati pfuka amaso, ukabikora. Waje kubikora ukumva arakubwiye ngo igisubizo ntuzigere wongera gutakira umuntu na rimwe. Aha niho nahereye mvuga ngo igice cya kabiri niho bigiye guhita bituzana ku jambo rivuga ngo tugiye gukoresha igisubizo mu cyimbo cy'urufunguzo. Katubwiye ngo urufunguzo, agaciro gake k'urufunguzo ugereranije n'igisubizo cyitezwe, niho tugeze. Bivuge
nk'uko twabivuze umuntu azi ko agiye gukoreshwa surprise nziza, kuko yaravuze ngo reka ngurangire password yagufasha gusohoka mu bibazo, ariko aravuze ngo ntukongere gutaka. Duhite dufata urugero rw'umuntu wenda tuvuge ari mu inzu ye imuhiriyeho, aratabaje, amaze gutabaraza, uraje urahuruye, ugeze hafi y'aho hantu usanze inzu yahiye, umuntu agutaka ati nyabuna mfasha, ukagira Imana we umfungurire kuko naheze mu nzu nabuze uko navamo. Niko bikugendekeye? Ati humura, ngiye kuguha urufunguzo rugusohora mu iyo nzu wahiriyemo. Umuntu icyo gihe ahita ashyira agatima mu nda, agatuza, akumva ko yasubijwe, kuko hanze ari umuntu uri kujujura ugiye kumutabara. Yaje kumusubiza akamubwira ati igisubizo burya guhera uyu munsi ntuzongere kugira umuntu n'umwe utakira. Igisubizo agaciro gake cyari cyitezwe ni uko igisubizo gitanzwe atari ingenzi. Umuntu wenda tuvuge agiye kuburara, arakubwiye ngo ndaburaye, ngize ikibazo gikomeye, none mfasha, uhise umubwira ati humura, ngewe ibisubizo cy'ibibazo cyawe ndagifite, wowe ntongere kugira ikibazo. Warangiza ukamubwira ati buri gisubizo ni wowe, abantu ujye ureka kubatakira, ujye upfuka musenga Imana. Na Bibiliya irabitubwira ko hari igihe bitaba ngombwa ko tubwira abantu uti ihangane Imana izagufasha, ahubwo icyo gihe kikaba ari igihe cyo gukora mu mufuka tukabahereza no kubagaburira ibyo turi kuryaho, ukamuhamagara ukamukura aho yari ari ukamuzana mu rugo ukamugaburira. Igisubizo akaba ari icyo kumwitaho, gitandukanye no kumubwira ngo pfuka musenge. Igice cya kabiri rero cy'ijambo yavuze ngo ntukigere uvuga cyangwa utakira umuntu, mu by'ukuri aho ntabwo aba ari igisubizo uhaye umuntu ugereranije n'ibibazo yari arimo. Niyo mpamvu navuze ngo iri jambo ntugatake ni urufunguzo rufite agaciro gake ugereranije n'igisubizo kiba gikenewe muri icyo gihe. Akandi gace tugiye kuvugaho ni agace kavuga ngo nanone ijambo, agace ka gatatu karavuga ngo nanone ijambo ryo kubwira umuntu ngo ntugatake, ntukaganyire abantu, ntukagire uwo ubwira ibibazo byawe, ni igisubizo kitari icy'ibihe byose. Aho rwose munega amatwi mu nyumva. Kubera iki? Kubera ko nk'uko nabibabwiye iri jambo ngiye kurigabamo uduce tubiri. Agace ka mbere, mwibuke ko nababwiye ngo hari igihe biba ngombwa yuko igihe aricyo kikwereka ibyo ugiye gukora mu gihe ugezemo. Kubera iki? Tuvuge wenda nubwo wenda turi abantu kenshi na kenshi, tuvuge abantu batura mu byaro bagira amahirwe menshi atandukanye n'abanyamujyi. Iki kintu ngiye kuvuga abantu bari mu mujyi wa leta bacyumva. Hari umuntu abayeho nta babyeyi afite, ni imfubyi, ariko yari afite nyina, yari asigaranye. Uwo nyina aza gupfa, arwa mu bitaro bikuru bya CHK. Amaze gupfa, wa muntu nta bushobozi bw'amafaranga afite, ndetse aha mu bigaragara akeneye ubufasha bw'amafaranga yo kugenda agakura umuntu mu bitaro umurambo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, arajya kunegosiya n'abaganga, ajya guteta abaganga kugira ngo abone umurambo. Twemere ko amafaranga yamaze kuyabona, uburyo yabonyemo ntabwo tubizi. Noneho ikirakurikiraho, nubwo baramuha uriya murambo, arakenera imodoka yo kuwuzana. Aho naho azavuga, kuko ntabwo imodoka ari iye, azatereta kugeza ubwo yemeranyije n'umushoferi. Yemeranyije no mu bitaro bamuha umurambo. Icya kabiri, agiye kwemeranya n'umushoferi kugira ngo yemere kumutwarira umurambo aho azawushingura. Nagerayo
murabizi neza tubyumva wo mu mujyi, nta muntu wo mu mujyi ushingura iwe kabone naho yagira ikibanza, ni amarimbi yabugenewe. Ikindi no gushingura, nta muntu ushingura ku giti cye, abantu babishinzwe bishyira hamwe, amakoperative niyo ashingura wa muntu. Hari aho kuganira na ba bantu banze baguserereze, munanize ku biciro, ibintu nk'ibyo. Ndetse n'imodoka wibuke ko wa muntu yabanje kumvikana n'umushoferi, babanza kunaniranwa, bigira ubwo yemera, ageze n'aho ngaho agiye kwemeranya na ba bandi bashinzwe gushingura, kugeza ubwo iyo etape irangiye. Icyo gihe ni igihe cyamutegetse gutakira abantu. Ntabwo yari ashaka kuvuga, ntabwo yari akeneye gutakambira abantu, ariko byanga bikunda aho ngaho arabatakira. Byumvikane neza. Ako gace rero niyo mpamvu vuze ni hari igihe biba ngombwa, igihe akari cyo kigutegeka kuvuga, igihe akari cyo kigutegeka gutakira abantu. Agace kako ka kabiri B, hari igihe kigutegeka guceceka, washaka kuvuga utabishaka, kagagutegeka kutavuga. Agace ako gahe icyo gihe ugezemo kikagutegeka guceceka. Tuvuge ushobora guhura n'ikibazo kigusaba kugira ubwiru kubw'umutekano wawe, kubwo kubika ibanga ryawe, kubwo kuba ibyo uravuga biri guteza izindi mpagarara, kubwo kwanga guteza ibibazo abandi bantu. Icyo gihe ukisanga ugomba guceceka. Byumvikane ko iki gice cya gatatu cyo singitindaho cyane, kuko bivuga ngo ntabwo umuntu wamwibutsa ngo ntukavuge, ntugatakire abantu, ahubwo igihe naho turi niho wadutegeka uko tukwiye kwitwara. Niyo mpamvu aka gace ko kuvuga ngo ntukatakire abantu, ntukaganyira abantu, navuze ngo ntabwo ari igisubizo cy'ibihe byose, si n'igisubizo cy'ahantu umuntu yaba ari hose, ntabwo ari umwanzuro w'isi yose. Icya nyuma rero ari cyo gice cya nyuma cya kane, aho yabwiye abantu uti jya upfukama utakira Imana, kuko Imana ntabwo izaguteza abantu. Hari n'ako yongeye nyuma ati Imana urayiganyira ikakwamurira abantu. Aho wenda ntabwo nahita numva imyumvire y'iri jambo ngo ni n'ijambo rivugitse nabi, kuko kwamururaho abantu no guteza abantu ni imvugo utasacinga muri Google muzayibone, bifite ukundi kuntu bivugitse. Ariko ubu kubera ko hari amaterime usanga abantu bavuga ngo Imana ngo nigukereza, ngo izagutegera, ngo ibyawe ngo byaratinze, ngo ariko humura Imana irabizanye igiye kuzabitegera, Imana izaguha inzu, ngo abanzi baza barareba bakajiginwa. Iyo ni amaterime agezweho. No kuvuga ngo Imana ngo izakwamurura abantu, sinzi niba byari n'imvugo yakagombye kuvugika, ariko reka tutere kubitindaho, tujye kuri iki kintu. Jya upfukama utakira Imana. Reka mbyumvikanisheho, ndaza kubivugamo utuntu tubiri. Uko atakira Imana kose, urayihamagaye uti Imana rwose ngize ikibazo gikomeye, none Imana mfasha, irakumvise rwose, tubyemere. Uratakambye uganyira Imana, nibyo koko nk'uko wabisabwe, nibyo. Tujye twumva ibintu neza. None umaze kwitakira uti, kandi ibibazo dukunda kugira nta mafaranga, n'ibyo kurya, n'ibyo kwambara, n'uburwayi. Muri iyo misengere yawe Imana irakumvise. Reka nkubwire ngo niba ukeneye amafaranga nta noti izava mu ijuru. Kubanza isengesho nibyo, ariko nijya kugusubiza byanga bikunda bizanyura kuri ba bantu. Amafaranga uzakenera izagusubiza uyabone ku bantu. Niba ari ibyo kurya ukeneye bizananyura kuri ba bantu. Yego ni byiza ukayiganyira, ariko mwemere neza ko ibisubizo byawe bizanasubizo biturutse ku bantu. Mu gihe cya kera Imana niho yakoresheje manu mu butayu, manu iramanuka, Abisirayeli bararya barahaga, ariko ubu ntabwo bigishoboka.
si uko Imana itabikora, ahubwo ni uko imyizerere yacu ariko rugeregezeho. Muri icyo gihe bari bafite kwizera guhambaye no kwegerana n'Imana no kubona n'abamareka imbone nkuru. Ubu ntibikiriho. Ibyo ntibyerekana ko Imana itari kumwe natwe rero. Ikindi, Imana yavuganye n'Abisirayeli ku mugaragaro, kabone nubwo batayibonye ku ishusho, ariko yavugiye ku musozi Sinayi, barayumva, bumva ijwi ryayo, ariko nabo barataka bati dukeneye kumva Mose ari uvuga. Mana tubabarire. Muri iki gihe rero, ibyo ukora byose wasenga, Imana izanakoresha abantu mu gusubiza. Icyo cyumvikane. Agace ka kabiri kavuga ko hari uburyo bishoboka ukisanga wabanje gutakira umuntu utatakiye Imana. Birashoboka ukabanza gutakira umuntu. Urugero, ufite ikibazo cya minerivara cyangwa se cy'ikindi kintu ugiye kwishura, kiragusaba amafaranga menshi, none wahoze uri kujujura mu mutima, ugifite ikibazo, uhura n'umuntu wawe, urangije ngiye kwerekana ko bishoboka cyane. Urangije wa muntu uhuye nawe uramubwiye uti nyabuna mfite ikibazo none mfasha. Ni umuntu utinya, uramwubaha cyane. Uti ikibazo kimeze gite? Ati hari amafaranga nkeneye rwose kugira ngo wamfashe. Iyo ubimbwira ejo nibwo nari mfite amafaranga, none nakoresha ndabikora gutera ndabikora iki, ariko hari umuntu ufite amafaranga aho ngaho, uba uvuga ati Imana mfasha, Imana mfasha. Muri make ufatanya gusenga Imana no kuvugisha wa muntu. Ati ariko hari amafaranga nari namubikije, ngo nawe ukumva ko Imana mfasha, ndavuge ngo byararangiye, ngo ntakiyabonye mu buhoro. Ariko wambateye ariko noneho nanamubwiye ko igihe nzakenera ashobora kuyansubiza, ubwo nagenda nkamureba nkaza kuyaguha. Ariko ubundi nangahe? Ati ni 1,100. Niba ari n'ibihumbi 100 mu rugo biriyo. Ibi ndi kuvuga wafatanyije gusenga no kubwira wa muntu, none amaze kukwemerera amafaranga, tubwizanye ukuri, wavuga uti shimwa Mana? Oya, ahubwo uravuga ati murakoze cyane. Ubibwira Imana, ubibwira wa muntu. Yamara kugutera ibitugu, hari abatacuraka kwiyomanganya, agahita yiterera hejuru akamarika amaboko ati shimwa Mana. Hariya ntabwo Imana ibona ko yasuzuguye ngo abanje gushima wa muntu. Tubyemeranyeho kimwe. Nyabuna mu mishimire, iyo umuntu akugiriye neza ubanza gushima wa muntu, werura uko ubwira Imana, nyuma wa muntu amaze gutirimuka. Ariko mu mutima kare n'ubundi Imana wari ukuyivuga, kugira ngo igufashe muri ya nzira yo kugira ngo agire ibyo agukorera. Ibyo niko biri rwose. Iki kintu ushobora kumbaza uti none kumaze kwanzura ibyo byose, bivuge ko uyu muntu amagambo yavuze ari mabi? Oya, yakoresheje amagambo avuga ngo ntuzongere na rimwe gutakira umuntu nk'uko twabyumvishe, kuko umuntu aragukomeretsa. Ibyo nibyo. Arongera avuga ati uje upfuka musenge Imana, kuko Imana yo ntabwo izaguteza abantu. Kuguteza abantu byo ntabwo tukujyana, kuko Imana yo ntabwo izagutererana ariko tuhita tubikora. Ngewe uko ndi kubyumva, ikibazo ni uko yaje kuvuga ngo reka nguhereze pasiwadi yo gusohoka mu bibazo byawe. Oya, iryo jambo, iyi pasiwadi yo kuvuga ngo gusohoka mu bibazo byawe, aho niho tukwiye kwitondera. Ifite ikindi kintu yavuga. Byari biruta ko yavuga ngo reka nguhereze pasiwadi yagufasha gusohoka mu bibazo byawe, agahita avuga ati ujye upfukama usenge Imana. Ariko niyo pasiwadi yo kugira ngo upfukame usenge Imana, ntibiterwa n'igihe, kuko ntabwo uzasanga umuntu ashonje ngo umubwire ngo pasiwadi ni ugupfukama. Ntabwo uzakubitana n'umuntu agiye gushingura nyina ngo umubwire ngo pasiwadi ni ugupfukama. Ntabwo uzacakirana n'umuntu akeneye minerivara ku kanya wamwirukanye ku ishuri umubwire ngo isubize ni ugupfukama. Oya, ahubwo ako kanya hari ibikenewe, warangiza no kubikora
ukamubwira ati ujye wibuka no gusenga Imana. Ibyo byose naho bitakorwa rero nanone ngo ubikore ubimukorere, uyu muntu yari kutubwira ngo kubwira isi yose ati mujye mwibuka gusenga Imana, ibyo birahagije, ntabyite ngo ni password. Ijambo yavuze ngo ntugatakire umuntu kuko arigiye yagukomeretsa, ibyo nibyo. Gugenda ubwira umuntu uwo ari we wese ibibazo byawe, utaka mu nzira, utaka ahantu mu kabari aho wagiye kunywera agacupa, uvugira mu isoko, mu matagisi, mu rusengero, ibyo na sibyo. Reba uwo ugiye kubwira ikibazo cyawe uwo ari we, umenye ngo uyu muntu ugiye kubwira ikibazo cyanjye ni muntu ki, kuko aha turi kumvikana mwese, nta muntu ubuza umuntu we w'inkoramutima ye. N'uyu muntu watubwiye ngo ntitukazongera kuvuga, ashobora no kuba yaravuye aho ngaho agahita abwira abantu ati ariko ndi gutanga ibiganiro ntibibone views, nabyo ashobora no kuba yarabivuze, ubwo icyo gihe yatakiye umuntu. Hano rero ndavuga kandi kantu nanone, nubwo maze kuvuga ngo ntugatakira ahantu hose mvuze, hari igihe kizakuzana wisanga aho hantu wahavugiye. Kubera iki? Urugero, ushobora guhura n'ikibazo mu isoko bagahita bakwiba byihuse, bivuga ngo icyo igihe cyakuzanye mu isoko byanga bikunda ibyawe biramenyekanira mu isoko kandi bikimukiraho. Icya kabiri, ushobora kubura tike bakayikwiba na telefone bakayikwiba muri tagisi, winjiyemo muri wa mubyigano utari ubizi, bakagusaka ntubimenye, wajya kwishyura ukisanga ntacyo kwishyura ufite, bagatangira kwita umutekamutwe, ukisobanura cyane, ugatakamba. Abantu bakureba uburyo uri gutakamba bakavuga ati uyu muntu ateye impuhwe koko, ntabwo yaba ari igisambo, bakagutiraniza tike cyangwa se kumva yarakaguharira. Ikindi, no mu kabari aho uri kunywa agacupa ku bantu bagasoma, ni uburenganzira bwawe, ushobora kuhavugira ikibazo cyawe bitewe n'uwo wicaranye nawe, igihe kigatuma ugira ikibazo cyihuse bakiguhamagara ako kanya ko hari ikibazo gisabwa gukemukiraho, ukakibwira umuntu muri kumwe, ndetse ataba afite n'ubushobozi akagufasha bagenzi bawe bari muri ako kabari, akakibumvisha bagahita bagikemura. Bibaho ntibibaho? Bibaho, cyangwa se biterwa namwe ko nuze kubivuga no muri comment. Nkuko twabisobanuye, mu by'ukuri igihe nicyo kigena uko umuntu aritwara. Nyabuna rero dusoje tuvuga ngo gerageza gusaba Imana, gupfuka musenge, ijye gufasha muri ibyo bibazo byose. Umenye uko uvuga ibyawe kandi ibyawe bigira agaciro, ahubwo icy'ingenzi ni uko imvugo yawe itagira bikomeretsa. Ndabizi neza ko nusenga Imana ukatura ibibazo byawe, Imana byose izagufasha, kandi ibyo uzakora byose, wasenga, wapfukama, wasaba, icyo uzakenera cyose n'ubundi ibisubizo bizava mu bantu. Uko byagenda kose ntabwo twabura aho duhurira n'abantu. Reka tutere kwikoma abantu ngo ni abanzi, kuko ushobora gusanga uwo wita umwanzi wowe nawe uri umwanzi we, ari ibintu ari magirirane. Ariyo mpamvu dukwiye kumenya ko umwanzi ari umwe, ari shitani. Twifata imvugo zo hanze rero ngo tuze kuzigisha sosiyete y'abantu, tubigishe kwangana, oya. Gusa rero nkaba nasaba wowe wadukurikiye mu kiganiro, niba iri jambo rigufashije nk'uko twabikubwiye, urifashishe bagenzi bawe, ukora share. Niba uri musha kuri channel yacu, wibuka gukanda subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Murakoze cyane rero, tuzahore mu biganiro nanone by'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.